ko niriduke mu izina rya Yesu. Amen. Saba Uwiteka iriya misozi yose tubona imbere yacu iridukire ku bwayo kabisa. Amen. Kuko Uwiteka ashobora ikariduka yariko yo kuba igishubaziko ikariduka. Imana ishimwe kije kuritura Yeriko. Haleluya. Turabasuje abakurikiranye channel ya Fofo TV show. Mwiyumve mikaze muri kano kanya twatumiye abatumirwa mu kanya baraje babibwire. Muri kano kanya tubanje guhumuriza abafite ibibazo tubabwira ati mukomere, abantu mwese mwabuze ababo mwihangane, niko mwisi bimera, ariko mu ijuru hari Imana iruhura abarushe, mu ijuru hari Imana irengera abantu bayo. Reka twakire umwe muri bano batumirwa adusengera Imana noneho tubone gutangira. Ikaze. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, dushimiye neza n'urukundo byawe, dushimiye ko dukunda tudakwiriye, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe muri iki gikorwa tugiyemo, mu izina rya Yesu. Rino Mwuka Wera naganze kandi ategeke, tusabye tubwizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Aba baririmbyi twatumiye reka tubakire batangire batwibwira. Hari umucuranzi, reka tumuhe umwanya atangira twibwira, batubwire naho baturutse. Ikaze. Yesu ashimwe. Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Twizeyimana Daniel, nsengera mu Bugesera muri ADEPR ya Ntarama, Nyamata. Nshimiye Imana cyane ko tugiye kubana muri uyu mwanya wo kuramya Imana, dufatanya kuvuga ibyiza Imana dukoreye. Tubaye karibu, mureke tubakire, mutangire muturirimbira indirimbo cyangwa se ubutumwa mwatugeneye kuduha hano kuri cano. Mutangire mudupfundurire ku gaseke mwaduteganyirije, muturirimbire tubumve. Murakoze cyane kugira ngo dufatanyirize hamwe kuramya no guhimbaza Uwiteka. Ndagira ngo nsabe umucuranzi wacu turebere indirimbo, turagira ngo dufatikanyirize hamwe kuri ya ndirimbo ivuga ngo gusenga kwanjye. Yes, niba yagezemo wakomeza nta kibazo. Gusenga kwanjye ukugeho mamurama horo yanjye. Gusenga kwanjye kukugeho manurama horo yanjye. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. gusenga kwanjye kukugeho manurama horo yanjye. Ndagukeneye kumana nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe
ihimbazwe kubw'indirimbo muturirimbiye, muri abaririmbyi beza, ndumva muzi kuririmba ariko ntimwatwibwira, reka buri wese agenda atwibwira tubashe kubamenya, n'abadukurikiranye babashe kumenya buri muntu wese uko yitwa, uwo ari we, aho atuye. Ke murakoze, turabakiriye. Murakoze, Bwana asifiwe. Amena. Amazina ni Niteka Jean de Dieu, nk'uko batangiye babivuga turabaririmbyi ndirimba ijwi rya gatatu. Murakoze. Okay, murakoze nawe. murakoze. Nanjye nitwungeneye Rebeka, abandi soprano Rebeka, Imana iguhe umugisha. murakoze. Nitwa Betty Uwamahoro na kabiri. Murakoze. Okay, Imana iguhe umugisha Betty, uririmba ijwi rya kabiri. Twagiye ku mucuranzi. Yesu ashimwe. Amena. Murakoze cyane. Nitwa Twizerimana Daniel, nk'uko mubibona ni umupiyaniste. Murakoze cyane. Shalom. Shalom, urakoze Haleluya. Haleluya. Amina. Amena. Amazina yanjye nitwa Nzayisenga Emmanuel, nkaba ndirimba muri soprano. Murakoze. Okay, Nzayisenga Emmanuel, Imana iguhe umugisha. Turabishimiye hano kuri channel ya Fofo TV show, mwiyumvemo ikaze. Tubwira abantu batarakora subscribe, mukore subscribe, muduhe like, muduhe comment, kugira tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu. Murakoze, reka twongere twakire bano baririmbyi baturirimbire indirimbo baduteganyirije, dukomeze tunezeranwe nabo. Mugiye kuturirimbira iyihe ndirimbo mwaduteguriye? Turagira ngo twongere dufatikanyirize hamwe nk'uko twatangiye tubivuga mu buryo bw'uhimbaza Imana. Turagira ngo dukoreshe indirimbo rusange cyangwa se indirimbo abantu benshi bazi, twifashishije igitabo mu rwego rwo gukomeza kwamamaza ubutumwa bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Umucuranzi wacu aturebereye injyana nziza ijyanye n'iriya ndirimbo yo mu gitabo. Twifuje ko dufatikanyiriza hamwe indirimbo yo mu gitabo ko umwanya utuvumira imvura kabisa. Turakeneye ko Uwiteka tuvumira imvura mu bice byose, aho turi hose, ndetse nawe uri kutureba. Uwiteka kuvumira imvura mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Ndakeka umucuranzi wacu yayibonye. Kamusabe mwene data mushiki wacu adufashe bayitangire cyangwa se ate amadera muri kano kazi. Namutuvumira imvura nk'uko wasezeranye, twumva twumye mu mitima, uduhe kuzimvura, utuvumira imvura
ituvubira rwose. Imana ituvubire. Ni ukuri ndabashimiye, mwakoze ku bw'aka kanya kanyu mwaduhaye mukaza kubana natwe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Turabishimiye, turabakunze, nizeye ko n'abadukurikiranye ni ukuri babakunze. Tubasabiye umugisha, mugiye kudushakira akandi gakorasi dusoza, akandi gakorasi muturirimbira imitima y'abantu yururuke. Noneho tugere mu mwanya wo gusoza. Murakoze, uyu mwanya ni uwanyu. Murakoze cyane. Nanone turacyashimira Imana uburyo yagiye ibana natwe mu bihe bitandukanye. Imana yagiye iguma mu ruhande rwacu, ntabwo yigeze tujya kure. Ni ukuri turashima Imana cyane, natwe mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ntacyo twabona twakwitura Imana usibye kuyishima ndetse no kuyihimbaza, tukarushaho no kuyamamaza binyuze mu buryo yaduhaye bwo kuririmba, aribwo buryo yaduhamagayemo. Rero nta kibazo, reka dushake akandi gakorasi keza mu rwego rwo kurushaho gukomeza kwamamaza umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndagira ngo rero nk'uko twama dusaba Uwiteka ko agenda dukemurira ibintu bigiye bitandukanye, niyo mpamvu nifuje ko twafatanyiriza hamwe kuririmba aka gakorasi kavuga ko Yeriko niriduke mu izina rya Yesu. Amen. Dusaba Uwiteka iriya misozi yose tubona imbere yacu iridukire ku bwayo kabisa. Amen. Kuko Uwiteka ashobora byose. Yes, umucuranzi wacu ndabyumva ashobora kuba yayigezeho. Yeriko, Yeriko, zakubona uri. Yeriko, Yeriko, zakubona uri. Oh Yeriko, Yeriko we, zakubona uri. Yeriko, Yeriko, zakubona uri. Yeriko, ibibazo zayibona iri. Yeriko, Yeriko we, zakubona uri. zakubona uri Yeriko, Yeriko we, zakubona
ishimwe. Haleluya. Ngo Yeriko ngo nzakubona uriduka. Imana ishimwe. Yemwe badukurikiranye, hari Imana ije kuritura Yeriko ziri imbere yanyu, kuko hari Yeriko zakwishushanyije imbere, ariko Imana ije kuziritura mu izina rya Yesu. Yeriko z'amarira zaridutse, Yeriko zo kubura urubyaro zikariduka, Imana ishimwe ko ije kuziritura. Yeriko y'ubugumba ikariduka, Yeriko yo kuba igishubaziko ikariduka, Imana ishimwe ko ije kuritura Yeriko. Haleluya. Ndabashimiye, mwakoze, ni ukuri mushubije intege mu bugingo bwa benshi bumvishe ko Yeriko igiye kuriduka. Turabashimiye, mwakoze cyane. Rero dusojeje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, Imana ihe umugisha badukurikiranye, tubabwira ngo utarakora subscribe nakore subscribe, muduhe like, muduhe comment, mukore share, mukomeze kubana natwe ko Yeriko zigiye kuriduka. Haleluya. Turimo gusoza, reka dusabe umuririmbyi umwe muri bano adusengera Imana dusoza. Nzayisenga, karibu dusengera Imana dusoza. Haleluya. Amen. Mbere na mbere turabanje kugushimira ko wadutumiye kugira ngo dufatanye kwamamaza iri vugabutumwa. Muri utoroshye, usaba imbaraga nyinshi no kwitanga, ariko buriya tubonye n'abafatanyabikorwa beza tubigeza ku bantu benshi mu buryo bworoshye. Rero Imana iguhe umugisha, Imana kandi ikomeze kwagura mu bikorwa byawe, nawe ikomeze gushyigikira. Rero turanezerewe cyane, njye na timu ngari twazanye, Imana yadushoboje, tuba twagize amahoro, gahunda zose zikagenda neza, ni ibintu byo kwishimirwa cyane. Amen. Tugiye gusoza, ariko icyo twasaba wowe uduteze amatwi, wowe uri kumva imihimbano, wowe ukurikirana imicano y'uyu muvandimwe wacu, ni ukwizera. Amen. Ukwizera, kandi ukizera ko ibyo wabwiwe byose n'ibyo wasomye n'ibyo wamenye byose ari ukuri, niyo ntwaro yonyine ishobora kugutsindishiriza, kugira ngo n'iryo jambo ry'Imana n'ibyo bihimbano turirimba bibashe kukugeraho, bibashe kugira n'icyo bikumarira. Icya mbere ni uko wizera. Amen. Rero reka dusoze n'isengesho, nk'uko twanatangiye dusenga, reka twubahe Imana dusenge. Nyagora ku ngoma, urera kandi urakiranuka, Yesu Kristo, twongeye kugushima no kuguhimbaza, gitare cy'amahanga. Ni ukuri twaririmbye ikorasi ivuga ngo yewe Yeriko we turabizi kuzariduka. Yesu nyagora ku ngoma, ni ukuri udufashije, iyo Yeriko ntago yananirana. Warwanye intambara nyinshi zitandukanye, kwa Gideyoni warwanishije ibibindi n'imuri. Data Kristo, Abisirayeli ku nyanja itukura wabambukije ukoresheje inkoni gusa. Yesu n'ahandi hatandukanye wagiye wiyerekana kandi wagiye wigaragaza nk'Imana. Yesu Kristo, naho kwiringiye n'umwe wigeze ujya ku rugamba ngo atsindwe, kuko uri Imana irwana tutanaguhamagaye. Data rero turakwinginze, Data nyagora ku mubiri vugabutumwa, komeza uryogeze kandi urigeze ahantu kure bishoboka, Data twe tutabasha kugera uhageze. Data nyagora ku ngoma, rero dusoje ushyirwe hejuru kuko uri Imana, komeze gushimwa. Data nyagora ku ngoma, ibyo witeguye kutugira ni byiza kandi ni byinshi. Data mu bwoko bwawe urakoze, ukomeje kutwimana, urakoze ukomeje Data kuturinda no kuduhagararaho. Gitare cy'amahanga rero, buri umwe wese uzumva ibi ngibi uzamushoboza bisangize n'abandi, kugira ngo tubashe gukora iri vugabutumwa. Nyagora ku ngoma, buri umwe muri uyu mwanya umuhe umugisha. Data Kristo, uyu munwa wiwe aririmba, nawe umuhereze umugisha. N'uyu nguyu nyiri icano nyagora ku ngoma, umuhe umugisha. Urakoze kuri Imana ibyumva kandi yumva gusenga kwacu. Byose tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza, naho ubutaha.